biraterwa n'ikintu. Bowazi tumwite ngo iki hagati y'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana? Nagira ngo ajya rero ndamwita umukozi. Yego. Kuko iyo mbonye umuntu nk'uri yakoze ibikorwa nka biriya, yego, mbifata mu cyiciro cy'umukozi, kubera ko umukozi ashobora kugira akaruhuko mu kazi akaba yajya gutera ikiraka aba abifitiye uburenganzira. Umwana w'Imana ntashobora gukora ibikorwa nka biriya. Ntabwo wafata agahini ngo umugereranye na Beshi. Ni abantu babiri batandukanye. Yego. Nubwo ari abavandimwe. Ndamufata nk'umukozi, ntabwo ndi bumufate nk'umwana. Ubu ni ukuvuga ngo tuvuge ko yari yagiye gutera ikiraka kwa shitani, yari umukozi w'Imana. Yego, hanyuma ajya gutera ikiraka kwa shitani. Agarutse kwa data cyangwa se kumukoresha, yahaye n'inzu. Wewe ni we wayimuhaye? Ni njye wayivuyemo ayijyamo. Wamuhaye inzu ayijyamo. Yego. Ndashaka kugira ngo ibi bintu yabitewe n'iki? Bowaze ndumva ari nge muntu wamuhaye amayide cyangwa se ibitekerezo by'uburyo mbere y'uko akora ubukwe yagakwiriye kubanza kwerekana fiyanse we anyuze ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Yego. Cyane ko ari mugufiya, umukobwa akaba muremure. Umukobwa ushobora kuba cyangwa se umudamu ushobora kumushinja uburangare bwo kuba ataritaye ku makuru Imana yamuhaye icyo gihe atarashaka. Hari icyo ushatse kuba kwibi byabaye, hari icyo yari yarabimubwiye hose? Hari kwa ngo ibyo wabimubwiye mbere yuko Bowazi amubereka, n'ubundi Imana yari yakweretse bye mbere. Yego, ndamubwira nti mbonye Imana igukorera ubukwe. Yego. Ariko ibukora biciye mu bintu by'intambara zikomeye. Yego. Uburyo utazatungurwa no kuba umuryango wawe utazataha ubwo bukwe. Yego. Nuko namubwiye nabone kandi numara gushaka umaze gukora ubukwe. Yego. Imana inyeretse izabasesekazaho umugisha wowe n'umutware wawe. Yego. Imana yuko ntavangiwe. Yego. Hanyuma rero ubushuti bwacu ubwo bukomeza gutyo, bakajya baza gusenga, baza gushakana. Mu gushakana kwabo rero hagati yanjye nabo habayemo akantu kameze nk'agatotsi. Bamaze gushakana? Bamaze gushakana. Za nkuru n'ibiganiro tujya dukora, umudamu wa Bowaze biramurakaza ngo twasuzugura urugo rwabo, ngo twazanye inkuru z'ubusambanyi bwa Bowaze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Baba batujyanye muri Libra Kimisagara, yewe n'uwitwa Karosi. Yego. N'umunyamakuru w'impanuro. Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze kuri Ndemba TV nk'uko bisanzwe. Ndaje kugira ngo mu by'ukuri dukomeze tuganire kuri bivugwa, tuganire ku bikorwa, tuganire kuri ejo hazaza. Ngira ngo murabizi neza, hari muri iyi minsi, ntago hashize iminsi myinshi, hari ibyo mwumvishe ndetse mwari musanzwe mwumva biri mu bakozi b'Imana. Cyane cyane abakozi b'Imana nibo nshaka kugira ngo tuganireho, nibo nshaka kugira ngo tuvuge, nibo nshaka kugira ngo tujye inama, turebe icyakorwa, cyane ko burya ibyo twakora ibyo ari byo byose, aho twajya aho hose, ariko Imana izi imbere yacu. Ngira ngo mwumvishe igikorwa cyabaye, ntago ari ibintu mbibutsa n'ubu, ni ibintu biriho, by'umugabo watwikiye umugore we mu nzu, ndetse nawe atiretse. Ndashaka kugira ngo ibi bintu tubashe kubisesenguraho, tubashe kubiganiraho, turebe niyihe mpamvu koko
ni bya bihe bya nyuma se abantu bavuze ni abantu barimo kwitwikira ijambo ry'Imana cyangwa gukorera Imana, ugasanga hari ibindi bagiyemo. Nongere ngaruke muri iyi minsi niba iki bihari, ubugome buri mu bantu kugera ubwo bugera ku bakozi b'Imana bashaka kwihekura, kugera ubwo bigera mu bakozi b'Imana bakirwa bashyiranye hanze, bakirwa bagambanirana. Ngira ngo murabizi byari bishize mu gihe cyahise, ibyo byose mwagiye mubyumva mu matwi yanyu. Ariko nagira ngo aka kanya, nagira ngo muri iki kiganiro mpamagare umukozi w'Imana, niko ubu ngubu tugiye kujya tubivuga, niko bamwita. Ubwo we n'umutima we ahamyanya nawo ko ari umukozi w'Imana. Ariko reka mpamagare uwitwa Ezekiel, tuganire kuri iki kintu kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo. Nanyitaba biraba ari amahire, natanyitaba nabyo ntabwo biraba biturutse ku mpamvu zanjye. Ariko ndagira ngo dutangire dusesengura iki kintu, dutangire tuganire kuri iki kintu. Ari kuyivugiraho ariko aranyitabye. Ezekiel, ndagushuhuje mukozi w'Imana. Ndakwikirije mukozi w'Imana isumba byose Ndimbati. Niko barimo kubivuga ubu ngubu, dusigaye twongeraho ngo barimo baravuga ko turi abakozi b'Imana. Nibyo ngufata nk'umwana w'Imana. Aha. Nanjye nkifata nk'umwana w'Imana bitewe n'ikiganiro twigeze kugirana igihe twari turi kujya kwakira umuvandimwe Yongwe. Yego. Nakumvisemo imbuto yo kuba umwana mu rugo. Umwana mu rugo. No kubanga umwana amenya undi. Ariko reka ku mugani, rekaho kugira ngo twisimbukuruze, nge ndumva ari ukwisimbukuruza. Yego. Aho kugira ngo twiyita abakozi b'Imana, reka tubanze tuba abana b'Imana. Icyo kintu nicyo nemera rwose ijana. Noneho buriya umwana ukora iwabo ntasigana. Yego. Umwana ukora iwabo n'ubundi abakora ibye kandi abakorera umubyeyi. Niyo yakoze ikosa amenya vuba ko yakosheje kandi akemera igihano cy'umubyeyi. Urakoze cyane. Yego. Ndi mu kiganiro rero. Murakoze kumpa ikaze mu kiganiro. Reka nguhe ikaze, nari maze kubibwira abakunzi bacu. Mu by'ukuri njyewe ndimo ndareba nkasanga ibiri mu isi, nari ndimo nibaza cyane abandi barabyibaza, ese ntiyasi igiye kurangira? Twavutse bavuga ngo igiye kurangira. Tuzanasiga, ndahamya ntashidikanya ko dushobora no gusiga natwe tuvuze ko izarangira. Yego. Hari ikintu cyabaye muri iyi minsi, se tumwite umwana w'Imana nawe tumwite umukozi w'Imana. Bowazi. Biraterwa n'ikintu. Bowazi tumwite ngo iki hagati y'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana? Nagira ngo ajya rero ndamwita umukozi. Yego. Kuko iyo mbonye umuntu nk'uri yakoze ibikorwa nka biriya, yego, mbifata mu cyiciro cy'umukozi, kubera ko umukozi ashobora kugira akaruhuko mu kazi akaba yajya gutera ikiraka aba bafitiye uburenganzira. Umwana w'Imana ntashobora gukora ibikorwa nka biriya. Ntabwo wafata agahini ngo umugereranye na Beshi. Ni abantu babiri batandukanye. Yego. Nubwo ari abavandimwe. Ndamufata nk'umukozi, ntabwo ndi bumufate nk'umwana. Ubu ni ukuvuga ngo tuvuge ko yari yagiye gutera ikiraka kwa shitani, yari umukozi w'Imana. Yego. Hanyuma ajya gutera ikiraka kwa shitani. Agarutse kwa data cyangwa se kumukoresha. Yego. Umukoresha yamenya amakuru y'ibiraka yateye, abona ko atakwiriye kongera kwakirwa nk'umukozi atarabanza gukosora cyangwa se guhanirwa kuba yataye akazi.
aho hantu rero niho nshaka ko dutinda. Uvuze neza, uravuze uti yagiye gutera ikiraka kwa Satani. Yego. Ageze kwa Satani arakora. Yego. Yaba yarahembwe, ibyo yahembwe biragaragara. Agarutse kwa se, asanga se yabimenye, kandi ntibimunyuze. Yego. Mbere yo kubimubaza rero, ise arabimubwira wenda, cyangwa n'undi nawe arabyiyumvisha, arabibona ko se yabimenye. Ndakumva cyane. Nk'umuntu muturanye, yahaye n'inzu, wewe ni we wayimuhaye? Ni njye wayivuyemo ayijyamo. Wamuhaye inzu ayijyamo. Yego. Ndashaka kugira ngo ibi bintu yabitewe n'iki? Amakuru urumva ngiye ntuye muri karitsiye imwe n'iye, nubwo ubu imidugudu itandukanye. Yego. Uko we atuye mu Nganzo, njye ngatura mu mudugudu witwa Ubumwe. Yego. Ariko Inganzo ni umudugudu nabayemo hano mu kagari ka Katabaro, n'ubu amaze kuba mu midugudu yaho igera muri 3. Kandi uko iyo midugudu yose nagiye nyibamo mfite imyitwarire myiza. Yego. Uyu muvandimwe Bowaze, ndamwita umuvandimwe kuko ari umunyarwanda, nanjye nkaba ndi umunyarwanda. Icyo ni nacyo cya mbere tugomba no kumwegera tukamuhumuriza, tugakomeza tukanaba hafi ye. Twamenyanye muri za 2019, 2018 hafi aho. Yego. Dutangirana umurimo w'ivugabutumwa mu cyumba cy'amasengesho njyewe ubwanjye nayoboraga. Yego. Akajya aza nk'umushyitsi, akaza akatubwiriza. Urabona ko yari akiri umusore ukiri muto. Yari akiri umusore, ariko ngiye nendaga gushaka. Nashatse 2019 kuri 5 z'ukwa 10. Nyuma tukajya tuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma rero aza kugera igihe cyo gushaka, tangiye nari narashatse. Uyu muvandimwe Bowaze ndumva ari njye muntu wamuhaye amayide cyangwa se ibitekerezo by'uburyo mbere y'uko akora ubukwe yagakwiriye kubanza kwerekana fiancé we anyuze ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Yego. Cyane ko ari mugufiya, umukobwa akaba muremure. Muhayo mayide kubera ko nari muzi, nari nzi ko nta kintu afite, ariko numvaga ko nagera ku mbuga nkoranyambaga abantu bazamukunda bakamwishimira, bikaba byazamworohera gukora ubukwe afite abantu bazamutahira ubukwe ndetse bakanamutwerera. Yego. Uko namuhaye mayide rero niko byagenze kandi byarakunze biranamuhira. Aho ngaho twashimira Imana ko yari yakoze igitangaza iciye muri icyo gitekerezo ari namuhaye. Cyari na cyiza. Namwakiriye kuri YouTube channel yanjye, aboneraho agenda nsaba kumuhuza n'abantu ba Manibu n'abandi bafite amacano batandukanye. Abona bashaga kwishimaho nk'ikikiraho ndabikora. Yego. Abandi rero bagenda bamubona, ahandi babona ko afite ibintu byo kuvuga, batangira kumutumira ku YouTube kugeza ageze kuri Zaburi nshya. Uko icyo gihe ndumva ama YouTube channel na Insta access cyangwa se abantu bashobora kuba banyumva, Alex Ladi namwe mwese, ariko harandi ntari mfiteho uburenganzira. Yego. Noneho nyuma yaho amaze kubona amaze gufata abantu bamaze kumukunda, yarongeye aza kunzanira invitation, n'ubundi nongera kumucisha kuri channel yanjye. Yego. Naro nkurikirana n'ibijyanye n'ubukwe bwe. Ubwo urumva hari abamutwerere wenda baciye kuri Kiranuka TV, hari abamutwerere baciye kuri Ndimba TV, hari abamutwerere baciye ku Gasaro, hari abamutwerere baciye ku ma YouTube channel atandukanye. Ariko uko biri kose umugisha w'Imana wamusesekayeho kandi ni byiza. Kandi akora ubukwe bwiza. Yego.
mutahiye ubukwe nk'umuntu wampaye ubuhamya cyangwa se umuzi uburyo yarambagije cyane ko uriya mukobwa yarambagije yaje no kumunzana mu cyumba cy'amasengesho aho turanasengana n'Imana igira ibintu ivuga bitandukanye. Yego. Ariko umukobwa ushobora kuba cyangwa se umudamu ushobora kumushinja uburangare bwo kuba ataritaye ku makuru Imana yamuhaye icyo gihe atarashaka. Hari icyo ushatse kuba kwiba ibyabaye, hari icyo yari yarabimubwiyeho se? Hari urabizi, urasenga, waranasenze na n'ubu uracyasenga. Yego. Urabizi ko hari uburyo Imana itanga amakuru. Yego. Ikaba yayatanga mu buryo bujimije, ariko ikavuga ati ndimbati mu myaka 3-2 iri imbere uzasengera urugo rwawe Satani atazarusaba. Ibyo nibyo, kuko ibyo byose nta muntu wegera Imana itagira ikimubwira no mu bihe bizaza. Yego. Inakubwira ibyo yakurinze utaruzi. Yego. Muri ayo makuru ngewe ndibuka ko namubwiye ngo Imana igukore, ariko nari ntazi yuko umugabo wari Bowaze, kuko Bowaze yamudupresanseho dushoje amateraniro. Ni kwa kundi ushobora kuza mu materaniro ukaza uzanye n'umushyitsi. Ni ukuvuga ngo ibyo wabimubwiye mbere y'uko Bowaze amubereka, n'ubundi Imana yari yakweretse bye mbere. Yego, ndamubwira nti mbonye Imana igukorera ubukwe. Yego. Ariko ibukora biciye mu bintu by'intambara zikomeye. Yego. Uburyo utazatungurwa no kuba umuryango wawe utazataha ubwo bukwe. Yego. Nuko namubwiye nabone kandi numara gushaka umaze gukora ubukwe. Yego. Imana inyeretse izabasesekazaho umugisha wowe n'umutware wawe. Yego. Ariko nyuma muri uwo mugisha Satani akazashaka uburyo azaba ariganya uwo mugisha ku buryo mbonamo urupfu cyangwa se igifungo. Nubwo buryo nabimubwiyemo, wenda bo twari turi kumwe basenga ibyo bintu banabyibuka. Hanyuma ahereza Imana icyubahiro, aranapfukama turanasenga. Nyuma yaho dushoje, Bowaze amaze no kutubwiriza nibwo yatubwiye ngo surprise. Turavuga ati surprise yihe? Aramuga ati haguruka muko tugira ngo agiye kumuhanurira. Aravuga ati Kiyeri muyobozi w'icyumba cy'amasengesho, namwe binginzi, namwe bande, nagira ngo mbabwire ko iby'Imana yavuze ko ibicishe muri Ezekiyeli kuri uyu mukobwa ko Imana imukoreye ubukwe ari byo. Uyu ni fiancé wanjye, turi mu gihe cyo kwitegura kuba twazakora iki? Ubukwe. Rero urumva nanjye nk'umuhanuzi wumva ko nari mbonye motivation, nshima Imana yuko ntavangiwe. Yego. Hanyuma rero nyuma ubushuti bwacu ubwo bukomeza gutyo, bakajya baza gusenga, baza gushakana. Mu gushakana kwabo rero hagati yanjye nabo habayemo akantu kameze nk'agatotsi. Bamaze gushakana. Bamaze gushakana. Za nkuru n'ibiganiro tujya dukora, ariko hari inkuru zijya dusohokaho mu buryo butandukanye, ukaba wayikora uyinkoraho atari ukunyanze. Yego. Ahubwo ari uko ibintu byaje kuri iyi mihanda. Yego. Nuko nshobora kumva inkuru kuri Ndimbati nkayikora atari uko mwanze. Yego. Ahubwo ari uko ari inkuru yabaye kimomo ku mihanda. Yego. Ubwo icyo gihe yari yijyanye nuko ngo wa musore mugufi bisi fundi ari we Ezekiyeli, nako ari we Bowaze, yakoze ubukwe bw'igitangaza. Rero dutangira gusesengura uburyo imiryango yombi ku ruhande rw'abapapa babo batatashye ubukwe. Nubwo batabutashye Imana yarabikoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Umudamu wa Bowaze biramurakaza ngo twasuzugura urugo rwabo, ngo twazanye inkuru z'ubusambanyi bwa Bowaze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Baba batujyanye muri Libra Kimisagara, ngewe n'uwitwa Karosi. Yego.
n'umunyamakuru w'impanuro muri ribu ya Kimisagara badutumizaho turitaba badusaba ko bikemuka turanabikemura turanababwira ati ntabwo tuzongera gukora inkuru kuri uyu muryango rwose mutubabarire. Urabizi ko kuri iyi mihanda izo starago tujya duhura nazo z'uko twakoze inkuru nko ku muntu akasimbuka ngo agiye kukurega ariko ribu ikabunga kubera ko nayo irabizi ko aba ari ibyo kuri iyi mihanda. Ni nk'ibyanjye biri ku mihanda ibyo ndabizi. Yego ni nka biriya. Noneho kuva uwo munsi rero ntabwo twongeye gukora inkuru kuri Bowaze cyangwa se ngo nongere kumukenera kumukoresha kuri Kiranuka. Na ba banyamakuru bose hafi ya bose bakoze inkuru ntabwo bongeye kumukoresha usibye cano yasigaranye nayo ni ya Zaburi nshya ni Plaisir. Yego. Akajya aza kubakoresha ibiganiro byo kubatera inkunga byo kubafasha rwose tukajya duhura muri karite tugasuhuzanya ariko ku bijyanye no kuri YouTube ntabwo twongeye kumukenera nk'umuntu dushaka gukoresha ibiganiro. Ubwo urukundo rwahise rukonja umubano uragabanuka. Hajemo agatotsi ubwisanzure hagati yacu ntabwo bwongeye kubaho. Rero amakuru ngeze ku makuru y'icyateye inkongi Bowaze ngo yandikiwe message niko nabyumvise ngimenyesha ko umwana bari baherutse kwibaruka urumva hanyuma yo gukora ubukwe baje kugira umugisha wo gusama